Ndabaramukije cyane mwukagira Imana n'abantu. Ni inkuru mpamo y'uwitwa Randa ngiye kubasangiza irimo isomo ry'ubuzima. Randa araterura agira ati: muri weekend ishize twitabiriye umunsi mukuru twari twatumiwemo njye n'umukunzi wanjye. Kuko nari umusangiza w'amagambo byaje kurangira nicaye hafi y'umwe mu babyeyi dutangira kubara inkuru dore ko biri mu bintu nkunda. Dutangira tuvuga kuri business tuza gusoreza ku nkuru z'abashakanye cyane ko ari topic cyangwa insanganyamatsiko nkunda kuganiraho. Rero muzi uburyo muri iyi minsi abantu bakunze kuvuga bati ingo z'ubu wapi, nta kigenda, nta rukundo rukibaho, abagore bari ba mama, cyangwa se abagabo nabo basigaye bakunda amafaranga, abandi bati abagabo bumva umugore ari we wabatunga. Nyine inkuru namwe murazizi. Ugasanga kumwe umuntu mwashakanye ahora yivuvuta cyangwa yirakaje ngo ntukore ibi n'ibi, yaba ari umugore akivuvuta agira ati abandi bagabo bameze gutya na gutya, wabonye umugore wa kanaka. Iyo atashye umugabo waramuhobera biryoshye, bakajyana muri dushe, bagasangira amafunguro ku meza, mbese aza yamwiteguye bihagije. Nimushaka namwe mwongereho ibyo muzi bitagenda mu ngo zanyu. Nuko rero uwo mubyeyi twari twicaranye abaduteye inkuru mushobora kuba mwarumvise, ariko reka nyigarure dore aryoha asubiwemo. Ati hari umugore wari utuye mu nzu ya etage, mu gikari cy'iyo etage yabo hari hatuye indi couple. Buri mu gitondo umugore wo muri etage akabona umugabo wa mugore wo mu gikari amufungura umuryango w'imodoka, umugore akinjira. Namwe murabizi uburyo gufungurira umugore umuryango w'imodoka ngo yicare biryoha. Mu ruzungu nibo bavuga ngo biri romantic. Randa ati Imana ijye ibidushoboza. Mbese Randa avugiye abagabo muri rusange. Nuko umugore muri etage yabona ibyo bintu agahinda kakamwica. Aturuzi n'abariya bafite akamodoka gashaje bagakundaniraho kuriya. Ubwo wenda yarebaga akabona cya Benz, cya Hyundai, cya RAV4 giparitse mu rugo rwe, nta umufungurira umuryango iyo yinjira mu modoka akumva arashize. Umunsi umwe rero yaje guhurira hanze na wa mugore w'akamodoka gashaje ariko wibera muri keya zitoshye. Nuko aramubaza ati ni iki wakoze ngo ubone umugabo umeze kuriya? Mbwira ukuntu wiyumva muri iriya paradiso. Yewe hari abagore muba mwarahiriwe pe. Amaze kuganya umugore w'aya modoka ishaje amubaza ati ariko izo keya uvuga ni izihe ko njye ntazizi? Umugore amusubiza ati uzi ukuntu iyo mbonye umugabo wawe agufungurira urugi rw'imodoka ukinjira ukicara akongera akagufungira urugi neza, mba numva ni etaje nayivamo nkaza kuba muri buriya buzima bwanyu. Nuko umugore w'akamodoka gashaje araseka cyane arakwenkwenuka ati yewe sigaho sikeya, iriya modoka irashaje ku buryo ruriya rugi rw'imodoka yacu umugabo wanjye niwe wenyine uzi kurufungura no kurufunga. Niyo mpamvu igihe cyose ubona ari we wihutira kumfungurira, naho ubundi mbyikoreye rwahita ruvaho bikanaturushya kurukoresha. Ndumva isomo ryatambutse. Ziriya wita care ubona ku zindi couple zituma ubona umugabo wawe cyangwa umugore wawe ari nta kigenda, hari igihe uzigezemo ushobora kuba warira. Ishimire rero ibyo urimo, urebe uburyo byaryoha kurushaho. Naho ibyo kwibwira ko izindi couple zibayeho nko muri Titanic ubirekera abahimbyi ba filime. Ngayo nguko inkuru ya Randa, tunamushimira ko yayidusangije. Muragahorana Imana, muragahorana amata ku ruhimbi.